Nshuti bakunze bakurikiye Kwisanga TV ikora mu mujyi wa Grand Rapide. Kuri uyu munsi twifuza kugira ngo dukomeze tubagire akaganiro kandi ndakeka kari buze kubagirira akamaro ku buryo bwumvikana. Mu by'ukuri waba utuye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, byaba ari akarusho kuba kano kaganiro kari buze kugira ikintu cyagufasha kubijyananye n'ibyo tugiye kuganira kuri uyu munsi. Cyangwa se ushobora kuba utuye no muri Afurika ariko ufite n'umuvandimwe wawe, urumva ko byose ni ibintu bifite agaciro. Kuri uyu munsi ndashaka kugira ngo tuganire ku bintu bijyananye n'ikintu abantu bakora kijyananye no kugura amazu ahangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. So kugura inzu ni ikintu cyiza cyane, ariko ukabanza ukamakinga sure cyangwa se ukamenya neza uburyo ugiye kugura mu inzu, cyangwa se ukamenya uburyo inzu ugiye kugura agaciro kayo cyangwa se uburyo imeze. Ndashaka kugira ngo mbashe kubafasha no kubasobanurira no kubagira inama ku buryo bujyananye n'uburyo wakora nyine kuri iyo gahunda ijyananye no kuba wagura inzu. Mu by'ukuri reka nse nkaho mbaganiriza kuri icyo kintu nababwira. Hari abantu benshi cyane usanga agira gahunda yo kugura inzu, ariko wasanga agiye kugura inzu so ukumva mbese ari ukumva ngo yaguze inzu, ariko mu by'ukuri inzu yaguze ntabwo ari nziza, cyangwa se inzu yaguze ni ikizu ushobora gusanga yarubatswe nko muri 19 na 20 cyangwa se na 40 cyangwa se na 30, ibintu nk'ibyo. So kandi mu by'ukuri ntabwo bikwiriye kuba wakumva gusa wumva ngo ufite inzu, ariko inzu ufite ari ikintu cy'igihangari, cyangwa se inzu ufite ari ya nzu izakuviraho ku buryo waba usa nkaho utuye no muri Afurika, cyangwa se ahubwo no muri Afurika cyane ko abantu basigaye bagira n'amazu meza, ahubwo navuga ngo sinza hano waba utuye mu by'ukuri. Ndashaka kugira rero mbabwire akantu k'ingenzi, cyangwa se mbabwire utuntu tw'ingenzi dushobora kubafasha kugira ngo mubashe kugira amazu meza, cyangwa se ubashe kuba wagura inzu nziza. Inzu ushobora kugura cyangwa se inzu ushobora kwifashisha kuba ariyo ishobora kuzagufasha ejo hazaza hawe ndetse n'abana bawe, ukazayibamo igihe kirekire kandi mu buryo bwiza. Ushobora gushaka inzu ifite garanti, isa nkaho yubatswe vuba itarubatswe kera. Ni ukuvuga ngo niba uguze inzu yubatswe mu 2000, cyangwa se wenda mu by'ukuri uguze inzu yubatswe muri 98, muri 90, cyangwa se ndetse no muri 80, birashobora kuba wenda niyo nzu ushobora kuba yaba imeze neza. Ariko hari umuntu ushobora gusanga aguze inzu yo muri 30, muri za 40, 50. Icyo gihe ndakubwiza ukuri ko iriya nzu uretse kumva ngo waguze inzu muri Amerika, cyangwa se kumva ngo ufite inzu uri muri liste y'abandi bantu bafite inzu, ariko mu by'ukuri iriya nzu nta garanti bifite, cyangwa se iriya nzu nta buziranenge ibifite. Uburyo rero nakugiramo inama ushobora kuguramo inzu nziza, cyangwa se ikaba wagura inzu ejo wanazanasaza n'umwana bakazayibamo neza kandi bikazagufasha. Ikintu cya mbere nakubwira, ugomba kubanza kumenya umwaka waguzemo inzu yawe. Ugomba kubanza ukamenya umwaka igihe inzu yubakiwe, ndetse igihe inzu yubakiwe, ukamenya igihe yarangirijwe kubakwa. So ako ni akantu k'agapuwe ka mbere ugomba kwitaho, kumenya umwaka w'inzu ugiye kugura. Akandi kantu k'agapuwe ka kabiri, kuko ni ikintu cyangizeho shoke kuba naragiye mbona abantu benshi cyane bafite ayo mazu kandi akagenda usanga afite ibibazo nk'ibyo ngibyo mu by'ukuri bitameze neza. Kugura inzu wajya ugasanga muri basement harasa nkaho ari ahantu nakubwira ngo ni ahantu hadasobanutse, hatameze neza. Gura inzu ifite basement nziza. Hari ikintu bajya bita kuvuga ngo niba ugiye kugura inzu, burya inzu ushobora kuba utabizi, inzu ni ikintu bita fondation. Inzu ni fondation. Niba inzu yawe idafite basement, cyangwa se iriya nzu ugiye kugura ikaba idafite basement ikomeye, wenda reka mvuge basement, wenda hari abantu batari bubyumve neza, ariko ndakeka ku bantu bamaze kuba hano muri Amerika niyo wabura umukecuru ushobora kuba wabisobanukirwa. Basement ni hari ahantu hasi, hari ahantu hasi umanuka ukajya mu hasi y'inzu yawe ukareba zirasima bira bikuta uburyo bazamurira basement. Basement ni inzu. Ako nakanuka pwe nakubwira. Ugomba kubanza ukamenya ukamenya ukuntu basement yubatswe.
basement ukamenya ngo irubatswe neza, irashikamye, irakomeye. Kira ni ikintu cyagufasha muvandimwe. Ako naga point ka kabiri. Akandi kantu ka gatatu nakubwira ni ukumenya ngo inzu ari amatiyo ajyana amazi, ari amatiyo ajyana amazi hanze cyangwa se yinjiza amazi mu nzu. Ni ukuvuga ngo hari amazi meza yinjira mu nzu, hari n'amazi mabi asohoka. Ari yakoreshwa muri za douche, ari yakoreshwa muri za bathroom, ari yakoreshwa donc no muri za lavabo hariya nyine ubukorera ahantu mu gikoni. So ni ukuvuga ngo ari amatiyo aba ari amatiyo y'ibyuma. Ni amatiyo y'ibyuma aba muri basement amanura amazi akayakubita mu mihanda and then yabugenewe nyine afite yabijyana. So ni ukuvuga ngo rero ari amatiyo iyo ugezemo ukaba wasanga ni ya matiyo yagize ingesi cyane kandi ni ibyuma yagize ingesi, yarashaje ku buryo buhagije. Mu by'ukuri rero nshuti yanjye ntukazarebe inzu ngo ubone ifite ari amatiyo yo muri basement yarashaje afite ingesi ngo wumve kubuza inzu. Ejo ari amatiyo yose azabomagurika. Namara kujya bomagurika cyangwa se amazi amanura amazi kuri za toilette azagenda yiboroka. So usange kugira ngo bagukorere inzu, bagukorere iriya toilette ni amafaranga menshi cyane uri butange. So ushobora kuba watanga nk'ibihumbi 5 cyangwa se 6. Ushobora kuzasanga amatiyo yawe muri basement atameze neza. Ayo matiyo yose ngiye nkubwira harazana amazi, harayasohora, donc ibintu nk'ibyo. Ushobora kuzasanga ejo za bathroom ntizikora, ugasanga ari amatiyo yose yaramenaguritse, yarashaje. Kandi ndakubwiza ukuri ko igihe uzajya gutumiza umutekinisiye kugira ngo aze kugukorera ari amazi cyangwa se gukorera ari amatiyo kugira ngo bayashyiremo andi mashyashya, ntago byajya hasi y'ibihumbi bigera kuri 30. Mbabwira ngiye mfite umuntu nzi cyane kandi wagize icyo kibazo cyerekeranye no kuba yaraguze inzu, ariko mu buryo yayiguzemo amatiyo yo hasi yose yarashaje ku buryo no muri basement yarimo amazi abashobora kuba yameneka, agenda ameneka ashonga bitewe n'ibyo bitiyo biba byarashaje. So rero kira ni ikintu cy'ingenzi cyane ugomba kwitaho, kuko nuramuka uguze iriya nzu ariko ukaba ufite basement ari amatiyo yarashaje, byanga byakunda kugira ngo uzane umutekinisiye na amadolari arenga ibihumbi 30 kugira ngo bagushyiremo andi matiyo mashyashya. Ako ni akantu ka gatatu nari ndi kubabwira. Akandi kantu ka kane nshobora kubabwira, ushobora kureba inzu ukumva ko waguze inzu, ukumva ko ni byiza waguze inzu, but ntago wabanje kumenya isakaro ry'inzu. Isakaro y'inzu se imeze gute? Bira bintu basakaje inzu yawe birashaje cyangwa se biracyari bishya cyangwa se bimeze gute? Icyo ni ikintu ugomba kwitaho umuvandimwe. Ushobora gusanga ejo uri bugura inzu, wamara kugura inzu nyamara mu gihe cya snow cyangwa se mu gihe imvura yaguye, ugasanga ni uri gutangira gutega amabase mu nzu yawe, uri gutangira gutega amabase hasi muri basement cyangwa se uri gutega amabase mu byumba bitandukanye. So kira kintu ntago ari cyiza rero muvandimwe. Nakubwira ngo gerageza wite kumenya isakaro rimeze rite, isakaro se rirashaje cyangwa se riracyarimo. Kandi ndakubwiza ukuri ko kugira ngo nanone nuramuka waraguze inzu iri kuva kugira ngo bazayikugushyiraho isakaro bizagutwara amafaranga. So ntazi ariko ni menshi cyane kabisa nakubwira. Akandi kantu nakubwira muvandimwe kagira ko kantu ka gatanu mu buryo wamenya kugira ngo ugure inzu nziza cyangwa se ugure inzu isobanutse yagufasha ejo hazaza hawe. Nakantu kajyananye no kumenya so kino gisenge cyo hejuru, iki gisenge cyo hejuru cyawe cyubakitse gite? Aho si cya kindi cyashaje. Making sure cyangwa se menya neza niba igisenge cyawe kimeze neza. Ni igisenge kimeze neza ntago cyashaje. Uzaye kubona umuntu yaguze inzu ariko amazi arava hejuru, cyangwa se sino niba yaguye amazi arava hejuru akamanuka akarindagera akarengana n'igisenge akarengana kino giplafo, niko navuga iyi plafo ureba akamanuka kaza mu nzu. So ni ikintu kibabaje cyane. So rero ni ikintu tugomba kwitaho bavandimwe, tukagerageza kugira ngo tujye tugura amazu ariko umenye ngo inzu ugiye kugura se bimeze gute. Hari abantu benshi cyane basigaye bakora za businesses zijyananye no kugurisha amazu ndetse no kuyagura. We aragenda agapfa kwifatira inzu yabonye akishyura amafaranga runaka, cyangwa se akishyura muri company runaka, yarangiza kwifata ejo akayishakira undi mukiriya. Namara kwishakira umukiriya
azayishakira umukiriya ariko iriya nzu aze ayiguhangikeho bitewe nuko udasobanuka ibintu bijyananye n'iby'amazu. So iriya nzu yigure, nurangiza kuyigura we yifitiye uburyo we yamaze kubonamo amafaranga ye byihuse cyane. Ejo rero bagushyizeho ikideni cy'amadolari 200, ibihumbi 200 cyangwa se ibihumbi 220. So ntago ari byiza nshuti yanjye, kandi ntago bisobanutse mu by'ukuri. n'ikintu ugomba kwirinda ukazamakinga sure yuko utaguye muri kiriya gihombo cyerekeranye no kuba umuntu aje akagukubita igipindi akakugurisha inzu yaguze, kandi iriya nzu wenda yarayiguze mu by'ukuri ibihumbi wenda se nk'J150 cyangwa se J180, kandi nanone ni ikizu gishaje, kubera ko yamaze kumenya ibanga ryacyo arahita aza nawe agushuka ati yamaze kumenya ko uri umuntu ukeneye inzu, amaze kumenya ko uri umuntu udasobanukiwe n'ibijyananye n'inzu. Narangiza aza kubwira ati ngwino ugura inzu, nabonye inzu yo kugurisha, mfite inzu iri ku soko, but uguze ikizu gishaje, ejo kizakugiraho ingaruka, cyangwa se inzu uzakomeza kugenda wishyura mu myaka yawe yose, ndetse n'umwana wawe akazayishyura. So ako kantu rero bavandimwe ntago nifuje kugira ngo kabe kakomeza kugenda katubaho nk'abantu bavandimwe, cyangwa se nawe muntu uwariwe wese umva ururimi rw'ikinyarwanda. Niba umva ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se n'igisa nacyo, so gerageza wirinde kugira ngo ugwe muri uriya mutego kugura inzu idasobanutse. So ntago ari byiza. Ni ikintu babanje gutekereza kugira ngo nzagerageze kugira ngo nzagende mbaganiza, kandi ngerageza kugira ngo mubashe kuba hari icyo byabafasha wenda mu by'ukuri biramutse bibaye byiza ko wagura inzu wamaze kubasha kumenya turadupuye tugera kuri tungahe. Hari kandi kantu nako nifuje kugira ngo mbaganize mbabwire ukuntu kaba kajyananye. Hari gihe umuntu agura inzu, yamara kugura inzu urazi ko kugira ngo ugure inzu ugirana ubufatanya bikorwa na banki ikakuguriza ari amafaranga, yamara kukuguriza ari amafaranga and then ukagenda ukishyura. No kuvuga ngo nyirinzu afasha abonye amafaranga, ariko banki niyo ugiye mu ideni. Banki niba ariyo ugiye mu ideni, no kuvuga ngo hari amafaranga ya interest, amafaranga y'inyungu uzungukira banki. Ariko banki yo ntago iba yitaye kuvuga ngo so bimeze gute. Icyo baba bakeneye ni signature yawe, bakeneye signature yawe kugira ngo usinyeho yuko amafaranga uyafashe, ubundi ujye ugenda wishyura every month ugenda wishyura. So rero muvandimwe, hari abantu babamamye bikigiye nabo basigiye bameze gutyo, bari hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa se abantu bakure ibyo bintu. Ugasanga muguza inzu, mwamara kugura inzu, ejo akongera akagusubiza kuri banki, ugasanga arongera yigukujeho, ukongera tena ayishyize kundi muntu, ugasanga ni ibintu by'impaka, cyangwa se ni ibintu bigiye kuzaba imanza, ku buryo uzasanga uri kujya mu rukiko kandi mu buryo butari busobanutse bitewe nuko ari akantu utakoze. So tuye tumekinga sure rero tumenye neza ngo ari amasezerano ugiye kugirana na nyirinzu, cyangwa se n'uriya muntu ugiye kugura inzu, cyangwa se n'iriya kampani mugiye kugura inzu. Making sure ko ejo utazagira mu bibazo byerekeranye no kuba ejo baza kujyana mu rukiko, cyangwa se inzu warayiguze bakongera bakayikwaka bakayigurisha undi muntu, ugasanga muri gusa nkaho muhurira ku nzu muri abantu nk'abangahe. Ntago ari byiza. Ubu mbabwira nabwo mfite umushuti wanjye dukorana, yaje kuzambwira ko yigeze kugira ikibazo kijyananye n'icyo ngicyo, ko yaguze inzu, arangije kugura inzu, mugiye amaze kuyigura wayimugurishije arongera ayigurisha undi. Ariko mu kuyigurisha undi murabizi ko turi hano muri Amerika ntago turamenya icyongereza neza, cyangwa se nujya kwifashisha basanga uri kwifashisha umwana ariko wenda atari kubisobanukirwa neza, nawe atari kubisobanukirwa neza, ari ukupfa we gusobanura ibyo umuntu amubwiye and then nawe akaba ari ibyo avuga. Urumva umwana ntago abazi iyo mitego ibirimo, and then nawe ubwawe uri kubikora usa nkaho so nawe ntago bisobanukiwe, ntawe wakurenganya kuko turi abantu bashyashya muri kino gihugu. Ariko ugomba kumekinga neza, cyangwa se kumekinga sure ko iriya nzu ujye kugura ifite ubuziranenge bwo kuba nta wundi muntu uri kuri lizi yayo ejo atazagutera ibibazo. So iriya nzu rero ukayishyura uzi ko ari yawe, ukayishyura uzi ko ari ikintu ugiye kwitaho kandi kizakugira akamaro ejo n'ejo bundi. Ndongera nse ku kandi kantu nshaka kugira ngo mbaganize nako, ndongera nse nkubabwira ku kantu kerekeranye no kuba nabagira nk'inama. Mu by'ukuri uramutse uri umubyeyi cyangwa se ufite urubyaro, ufite abana bagera kuri bangahe, ugomba kuba wakwihutira kugura inzu, ntiwifuze kugira ngo ube wakomeza kuba mu mazu y'ubukode. So kubera ko muri buriya buryo ukodeshamo inzu, ugatanga amafaranga yawe, tuvuge wishyura $1,000 ku kwezi, kiriya $1,000 ku kwezi ugenda wishyura cya buri kwezi, umaze imyaka igera muri 4 hano muri Amerika wishyura $1,000.
ari amafaranga rero uyabaze ageze mu bihumbi hafi 50 n'ibihumbi 40 na bingahe I think so ibihumbi 48 gutyo muri bira ibihumbi 48 uramutse ari nk'inzu yawe wafashe ushobora kuba warumaze kugaruza gukura mu ibyo bihumbi 40 na bingahe kuruta uko wakomeza kuba mu bupangaye kuruta uko wakomeza kugenda wishyura ba nyirimazo wishyura ba nyirimazo so ako nakanu karakanu kingenzi nakona nifuje kugira ngo ngashishikarize ku bantu bajyananye n'ababyeyi n'abantu bakuru ariko nanone uretse no kuri umuntu avuga ngo ababyeyi n'abana batoye cyangwa se abajene singiye kuvuga abana batoya niba uri wa muntu watangiye gukora ukaba wemereye kuba wakora hano muri Amerika ukagira amafaranga gahunda zawe ari kugira ngo ushaka amafaranga nagushishikariza nawe kuba wagura inzu so ukaba wahitangira ukiri mutoya ukagenda uyishyura buhoro buhoro ukiri mutoya mu myaka yawe yose ejo uzaye kugira imyaka 30 cyangwa se 35 gutyo inzu warayirangije kera wararangije kwishyura kandi hahandi wazajya kwimariya ukimariya udatuye muri za apartment so ukabasha kuba wakwimariya udatuye muri ibyo bintu bijyananye n'ubukode so nawe uramutse uri umujene ukaba ari nk'ikintu waba waratekerejeho hagati y'imyaka nka 20 n'itanu cyangwa se 22 kuzamura kugera kuri za 30 so nagushishikariza kuba wagura nk'inzu kugira ngo izabashe kuba yakugirira akamaro akandi kantu nongeye kwifuza kugira ngo mbe nabaganiza cyangwa se mbabwireho ibi mbabwira se kuvuga ngo nabikoreye akantu navuga ni nk'ubushakashatsi cyangwa se kubikurikirana kugenda menya ibyo bibazo tugenda tugira muri za community zacu ndetse n'abandi bose babimukira batuye hano muri Amerika ni ikintu namaze kubasha menya ko ari ibyo bimwe mu bibazo dufite ubwo rero uramutse wumva ukeneye kugira ngo ugure inzu nziza cyangwa se uramutse ukeneye kugira ngo ubone inzu imeze neza hahandi umuntu uzagura inzu umutekinisiye yabanje kuza akakubwira ukuntu amatiyo muri basement ameze isakaro ko rimeze tekinisiye yabanje yasuzuma inzu yawe noneho yamaze kwisuzuma and then ukagura inzu ariko uzi ngo waguze inzu imeze ite so rero nta handi wabikura wakwegera tumanijire nagufasha naguhuza n'abantu benshi cyane bakora ibintu bijyananye n'ayo ma service kandi ukabona inzu mu buryo busobanutse ndahangaha kugira ngo mbashe kuba nagufasha ndahangaha kugira ngo ufashe wowe uri umwimukira hano muri Amerika ukeneye kugira ngo ube wagura nk'inzu nziza cyangwa se ube watura ahantu heza so ndi hano kuba nagufasha so nimero yanjye ni 215 6 2 6 7 6 ndongera gusubiramo nimero yanjye ni 215 626 7636 ubwo rero iyo ni namba yanjye ushobora kumpamagara ariko kubijyananye n'uburyo wampamagara wenda mu misi isanzwe hari igihe umuntu aba ari busy cyangwa se ahugiranye mu bijyananye n'akazi bibaye byiza wajya kuri WhatsApp ugatestinga message ukohereza kuri WhatsApp ukanyibwira and then nanjye nkaguhamagara back cyangwa se tukana chattinga tukabasha kuba twaganira kuri icyo kintu kugira ngo turebe ko hari cyo byadufasha kugira ngo tubashe gukomeza community zacu cyangwa se n'abandi bantu bose babimukira batuye hano muri Amerika ariko bakeneye kugira ngo bagire ubuzima bwiza cyangwa se bagire inyubako imeze neza baba ahantu hameze neza so icyo nicyo kintu numvaga nanjye nshobora kuba nabagira hinama ubu tuvugana mfite umuntu ushobora kuba ubifitiye experience mfite umuntu ufite license mutagira ngo no kubikora burya ntago hari abantu benshi cyane babikora mu buryo budasobanutse ariko iyo ufite ibyangombwa ufite license bira bintu bikorwa kuba uri umuntu ufite license ufite icyangombwa cyatanzwe na leta yuko bira bintu bisobanukiwe ari ibintu ukorera abantu so mfite umuntu rero ushobora kuba yagufasha akagukurikirana kubyerekanye n'iyo nzu akagushakira ndetse n'inzu yo kugura nziza imeze neza ukayishima mara kwishima so mugatangira processes y'uburyo wabona iyo nzu kandi ndabizi bizashoboka so uramutse utuye hano muri uyu mujyi wa Grand Rapids rero ntuyanga mu mujyi wa Grand Rapids uramutse utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta handi ni hano ntuye uramutse utuye nko muri Afrika so wabasha kuba ufite nk'umushuti wawe cyangwa se umufriend wawe utuye hano muri Michigan wamusukumira ka message ukamubwira ati tumani yagufasha kuri izo service nizi kubijyanye no kugira ngo turebe
kugira ngo tubashe gukomeza kugira ngo tugire ubuzima bwiza cyangwa se dukomeze kugira ubuzima bwiza ibihe twabayemo byashize bihe bitameze neza tubashe kugira ubuzima bwiza ndetse n'abana bacu nabo bagira ubuzima bwiza so nicyo kintu nabashije kugira ngo ngerageze kubana baganiza so tuzagenda tuganira ibintu byinshi cyane kandi bitandukanye kandi bifite agaciro ku nyungu z'umuryango ndetse no ku nyungu z'abavandimwe bandi batuye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri rusange so murakoze cyane ku mazina yanjye wenda ni Jire Tumaini uramutse wari usanzwe utanzi ku mazina yanjye ni Jire Tumaini so namba yanjye nayitanze iraho hepfo nkuko nabivuze so murakoze cyane kandi tuzakomeza kugenda tuganira twungurana ku bintu bijyananye n'ibyadufasha kugira ngo tugire ubuzima bwiza cyane so murakoze cyane Imana ibahe umugisha.